ikindi nuko tuzareba uburyo twagira uburyo bwihariye basi zanyuramo. Hari gahunda twari twatekereje n'ubu tugiye gushyira mu bikorwa vuba ahangaha yitwa dedicated bus lane, ariko ntabwo ari yonyine kuko turifuza ko abantu bakoresha public transport bazajya bagira uburyo bubanogeye buboroheye butuma igenda yihuta kurusha. Undi mushinga dufite nk'uko nabivuze ni umushinga dufite wo kubaka imihanda no kunoza amasangano y'imihanda, ariko hariho no kunoza ayo masangano navugaga. Umubare wacu tuzagenda tubabwira, ariko hari ahantu tuzi hakunda kuba traffic jam nk'iyo ugeze mu Gishushu ukareba ukuntu haba hameze mu masaha ya peak hours, ukagera mu Gisimenti, ukagera i Remera mu Giporoso. Aho hantu hose turifuza kuhubaka dufatanyije na Minisiteri y'Ibikorwa Remezo ko dushyira inzira zinyura hejuru abandi bakanyura hasi ku buryo abantu basha kubisikana, bityo bikagenda neza. Uko umuyobozi w'umujyi wa Kigali avuze ibikorwa cyangwa imishinga igiye gukemura ibibazo bya ambutiyaje masangano yo muri Kigali, ibyo tugiye kubabwira uyu munsi. Niyo mpamvu ukwiye gukora like kuri iyi video kuko aribwo bwa mbere ugiye kubyumva, nta handi wari wabyumva. Niba aribwo bwa mbere kandi ugeze kuri Sentence wakora subscribe kugira ngo twigumanire kuri uyu murongo rukumbi kugezaho amakuru ku mishinga minini y'ubwubatsi itandukanye, aho tugasobanura byinshi utaruzi ukabasha kumenya kandi ukabasha gusobanukirwa. Uko igihugu cy'u Rwanda gikomeza gutera imbere niko umujyi wa Kigali ukomeza gukura mu buryo bwose bigomba kugendana n'ibikorwa remezo byorohereza abawutuye abawugendamo koroherwa n'ubuzima bw'umujyi birimo ingendo ndetse n'ubwikorezi bitandukanye. Ariko dusanga ikibazo cyane cya ambutiyaje cyangwa se umuvundo wa mihanda ndetse no masangano cyangwa se mu mahuriro y'imihanda byose bikajyana no kurinda ibidukikije bitewe n'urujya n'uruza rw'imodoka ziba zisuka ibyotsi. Ibyo byose rero bagomba gutekereza ku bijyanye n'ibidukikije. Ibyo rero leta ibinyujije muri RTDA, ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'ubwikorezi, bafatanyije na Banki Nyafurika itsura iterambere, bakoze inyigo y'umushinga wiswe KUTI cyangwa se Kigali Urban Transport Improvement, ugamije kuvugura ibikorwa remezo byoroshya ingendo mu mujyi wa Kigali binyuze mu kuvugura imihanda ndetse n'amasangano byose bikoreshwa muri no mujyi wa Kigali, aho usanga hari ambutiyaje, hari umuvundo w'ibinyabiziga abantu bikagorana cyangwa se bikagora abantu cyane cyane amasaha ya peak hours. Aya masaha tuzi y'abantu bakenera kugenda cyane, yaba amasaha yo kujya mu kazi, amasaha yo gutaha. Byose rero nibyo no mushinga waje gukemura cyangwa se uje gukuraho ikibazo cyabyo, aribyo tugiye kureba muri video yacu uyu munsi. Uyu mushinga rero wize kuri points zigera kuri 7 cyangwa se ahantu hagera kuri 7, aho harimo kubaka imihanda ndetse yaba ari imihanda yo mu butaka, munsi y'ubutaka cyangwa se izwi nka tunnels, ndetse n'imihanda yo hejuru izwi nka flyovers cyangwa se flyovers bridge. Ibyo byose nibyo tugiye kugenda tuvugaho agace ku kandi, cyangwa se tuvuga point cyangwa se igice runaka tukajya no ku kindi. Umwanya mbere tugiye kuvuga kuri Sherando, hano hateganyijwe kubakwa umuhanda wo munsi y'ubutaka, hasi cyangwa se hasi y'ubutaka. Ibyo tuvuze munsi y'ubutaka nuko hejuru haba ari ibikorwa, hari ibindi bikorwa, mu gihe hasi haba arimo none umuhanda cyangwa se igice kiri gukoreshwa ibindi. Ibyo tumenyereye cyane nk'abantu bazimbiye gucukura amabuye, bazi ko bacukura cyangwa se binjira mu musozi, mu gihe hejuru y'umusozi ari gukorerwa ibindi bikorwa, noneho bakabibereye munsi y'umusozi cyangwa se mu musozi nk'imbere bari gukora akazi kabo gucukura amabuye. Hano Sherando rero ni mu isangano ry'imihanda itandukanye igaragaramo umuvundo mwinshi ku bawukoresha, aho barabizi bitewe n'ubucuruzi bukorerwa muri iki gice. Hano ku Gisimenti haba hari muvoma nyinshi y'ubucuruzi butandukanye cyangwa se abantu baje muri gahunda zitandukanye bitewe na business nyinshi zibera hano. Kandi nanone ntitwakwibagirwa ko hano kuri isangano rya Sherando hariho n'ubundi abajya kuri Stade Amahoro cyangwa se kuri no Sport Hub dusanga BK Arena ifite ubushobozi bwo kwakira abantu 10,000, ndetse no kuri Stade Amahoro ifite ubushobozi bwo kwakira abantu 45,000. kandi hangana ko hari n'ibindi bikorwa bitandukanye. Tuzi ko hano hari kubakwa Zaria Court, naho ni n'ahantu hari muvoma nini cyane, ndetse n'imihanda yindi ishamikiyeho itandukanye, yaba ari mu Giporoso, yaba ari umanuka Sonatibe, yaba ari ujya Kimironko. Aho hose ni kwa bari muvoma nyinshi y'abantu benshi batandukanye. Byose rero bigatuma hano haba umuvundo utandukanye, utuma rero hano hakunze kuba ambutiyaje. Ariyo mpamvu rero habonye ko iki kibazo kugira ngo kimurwe hagomba kubakwa umuhanda munsi y'ubutaka bizwi nka tano, ireshya na metero 740. Urumva ni hafi kilometero, kumva kari hanini, aho hazakorwa igice cyo munsi y'ubutaka cyangwa umuhanda uri munsi y'ubutaka. Kuko uko mubona ayo mashusho murabona ko umuhanda cyangwa se iki gice cyo munsi y'ubutaka zaba gituruka kuri Prince House cyerekeza ku Gishushu gica munsi y'ubutaka. Ibyo twavuze byitwa nka tano, izaba ifitemo lane 2, naho hejuru yayo hazaba hari lane 4. Bwe tuvuze lane ni ibisate by'umuhanda, bazi imihanda murabizi icyo bitwita igisate. N'ahandi n'ubundi imodoka ibiragenda ari imwe, nimba ari lane 2 ubwo ziragenda ari imodoka 2, yaba ari igenda igaruka, ubwo byose ni muri lane
cyangwa se igisate kimwe. Rero hasi muri tano cyangwa se munsi y'ubutaka hazaba harimo lane ebyiri, aho hazaba harimo lane cyangwa se igisate cy'imodoka zigenda n'igisate kizindi zigaruka. Naho hejuru cyangwa se ku muhanda noneho hejuru y'ubutaka hazaba hari imihanda ine cyangwa se ibisate bine, ari bibiri by'ibumoso n'ibindi bibiri by'iburyo. Noneho ibi bisate byo hejuru byo buri cyerekezo kizaba gifite igisate cyagenewe bisi yonyine, nta yindi modoka yemerewe guca muri icyo gisate. Yaba ari igisate cyaba ari igice cy'imodoka zigenda, hazaba harimo igisate kimwe cya bisi, izigaruka harimo igisate kimwe cya bisi. Aho ngaho nta yindi modoka igomba gukandagiramo. Aribyo muri kubona byanditswe DBL cyangwa se bivuze designated bus lane. Uyu mushinga rero gutunganya hano muri iri sangano rya Sherando ko bitezweho kuzatwara agaciro kasaga miliyoni 23.4 by'amadolari. Urumva ko nayo n'amafaranga menshi. Ku mwanya wa kabiri hari isangano rya Gishushu, ahangaha hateganyijwe gukorwa cyangwa se kubaka umuhanda wo hejuru bizwi nka flyover. Isangano rya Gishushu riri ku muhanda ujya ku kibuga cy'indege, ahangaha turahazi, ndetse kandi hafi yaho tuhasanga inyubako zitandukanye zikomeye, harimo nk'ibiro bya RDB cyangwa se Rwanda Development Board, hakaba inteko nshinga amategeko ya ndetse hakaba hafi hakaba ari n'inzu ya Kigali Convention Center, hakaba ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye, amazu manini ahuza abantu benshi, akorerwamo ibikorwa bitandukanye, tuzi nka Teledis, tuzi no kaminuza ya AUKA, ndetse n'ibindi bikorwa Simba n'ibindi byinshi bitandukanye, za hoteli zihegereye, ndetse n'ibindi byose biri kuhubakwa. Hose rero ni bigaragaza urujya n'uruza ruhari ko hashamikiwe n'indi mihanda, yaba urujya Nyarutarama imanuka hasi, byose hari urujya n'uruza cyangwa se harikana urujya n'uruza rukomeye ruhaboneka muri ano masangano hano ku Gishushu. Bitewe na mbutiyaje hagaragara rero hatekerejwe kuba hakubakwa umuhanda wo hejuru cyangwa se twise flyover ufite metero 500 z'uburebure, ndetse ukagira na lane enye cyangwa se ibisate bine, aho bigomba kunganirwa n'ibindi hasi cyangwa se n'indi mihanda cyangwa se ibisate bindi hasi, ibisate bitandatu cyangwa se bitatu bijya ibumoso n'ibindi bitatu bijya iburyo, aho muri ibyo bitatu kimwe cyajya kigenerwa amabisi cyangwa se ibyo twamaze kuvuga DBR. Kuba ibi bikorwa rero byose ko twumvisha ari ibisate bigera hafi mu 10, aho bine biri hejuru kuri flyover, ibindi bitandatu bikaba biri hasi. Ibyo bikorwa byose kubyubaka byatekerejwe ko byatwara akabakaba hafi miliyoni 20.3 by'amadolari. Niba utari wakanda subscribe, nibagirwa kandi subscribe kugira ngo komeze twibanire. Ku mwanya wa gatatu twashyize isangano rya Sonatube, aho hateganyijwe kubaka umuhanda wo hasi cyangwa se umuhanda munsi y'ubutaka bizwi nka underpass tunnel. Hano Sonatube haba umuvundo kuko hahurira imihanda itandukanye, yaba uva mu cyerekezo cya Remera cyangwa se ku kibuga cy'indege cya Kanombe, ndetse n'umuhanda uva za Bugesera, tuziko naho hari kubaka ikibuga cy'indege, kandi naho harimo urujya n'uruza rw'abantu benshi, imodoka nyinshi, imanuka Kicukiro centre, bose niko baba bakoresha no muhanda, ndetse n'indi mihanda ishamikiyeho, yaba rijya muri za Kicukiro, ari kumanuka hepfo mu gihande cyo hepfo cyangwa se mu cyaruguru, zimanuka ziva za Gisimenti za n'izituruka za Rwandex. Izo zose rero niko haba ari umuvundo w'amodoka menshi, bigatera ambutiyaje. Ariyo mpamvu hateganyijwe kuba hakubakwa umuhanda kugabanya umuvundo, ariho bateganyije umuhanda uca munsi y'ubutaka, uzabureshya na metero 620 z'uburebure, aho izaba ifitemo ibisate bine cyangwa se lane enye, naho hejuru akaba hari lane ebyiri ibumoso n'izindi ebyiri iburyo, kandi naho muri izo ebyiri zo hejuru zose zikaba zifitemo DBR cyangwa se igisate cyagenewe amabisi, kugira ngo umuvundo w'imodoka cyangwa se izo modoka zitaza kubangamira urujya n'uruza rw'abantu bagenda imodoka ziri publique cyangwa se imodoka za rusange, dore ko umujyi wa Kigali wifuza ko abantu benshi bashishikarira gukoresha imodoka za rusange cyangwa se ibizwi nk'amabisi. Ibikorwa bya hano Sonatube byo byatekerejwe ko byatwara akabakaba miliyoni 23.3 by'amadolari. Mwanya wa kane twashyize amasangano ya Rwandex, aho hateganyirijwe kubakwa imihanda yo hejuru bitewe n'imiterere ya Rwandex, uburyo ari mu gishanga ndetse n'umuvundo w'amamodoka n'urujya n'uruza ruhari, bitewe n'imihanda uburyo igishamikiyeho, ntabwo yose ihurira muri point imwe cyangwa se mu gace kamwe, ariko hose hagenda ya mihanda kugenda ishamikiye ni kugenda izana umuvundo cyangwa se ubwinshi bw'urujya n'uruza muri wa muhanda cyangwa se muri kiriya gice cya Rwandex, bitewe naho ziba zishaka gukatira cyangwa se ibyerekezo ziba zishaka gufata, byose rero bituma hazamo umuvundo cyangwa se hakaza ambutiyaje nini. Hose rero hateganyijwe kuba hakubakwa ibiraro bibiri, aho kimwe gifite icyerekezo cyacyo n'ikindi kikagira icyerekezo cyacyo, bikaba bizaba bishamikiye ahantu hatandukanye cyangwa se bifasha ahantu hatandukanye, ariko gifite nkuko muri kubona ku mafoto cyangwa se ku mashusho, ubona ko hari kirimo ibara ry'ubururu n'ikirimo ibara ritukura. Buri kimwe cyose gifite icyerekezo cyacyo, ni ukuvuga yaba ari imodoka ziturutse mu gice cyo mu Kanogo zajya zica mu ibara ry'ubururu, naho iziturutse Sonatube zice mu ibara ritukura cyangwa twakwita ritukura cyangwa se rya pink. Noneho zose zikomeza muri wa muhanda, n'ubundi zisubire muri wa muhanda zaturutsemo undi y'amareni ane. Ariko hanga igikorwa gikomeye cyane no kubaka ibiraro, aho iki ngiki kimwe kizaba gifite metero 112 z'uburebure, naho ikindi kizaba gifite metero 592 z'uburebure.
kandi buri kimwe kizaba gifite lane ebyiri cyangwa se ibisate bibiri bitewe n'uko havuye imodoka zaturutse mu muhanda wa lane enye zifite icyerekezo kimwe ariko ari ibisate bibiri. Ni ukuvuga n'ubundi zagiye zisubira muri uwo muhanda ari bya bisate ziri muri bya bisate bibiri. Ariko nk'uko muri kwibona n'ubundi bya biraro cyangwa se za nzira zo hejuru zajya zigera hano hahoze borore, ubone ko n'ubundi bya bisate bimeze nk'aho byegerana, ariko nibyo gusubira muri wa muhanda usanzwe byongere bisubire bitandukane cyangwa se byegera kuri lane cyangwa se ku bisate byaho aho byaturutse, kugira ngo none imodoka zisubire mu muhanda usanzwe. Kuba ibikorwa remezo byateganyirijwe asaga miliyoni 28.4 by'amadolari. Ku mwanya wa gatanu twashyize isangano ryitiriwe irya Gisozi hano ku Kinamba herekeza, hari imihanda itandukanye herekeza ku Gisozi cyangwa se mu Gakiriro, ndetse n'umuhanda uzamuka ukomeza ujya Kacyiru. Hateganyijwe kubakwa umuhanda wo hejuru bizwe nka flyover ukomeza ujya Kacyiru. Muri aya masangano hano ku Kinamba murahazi uburyo haba umuvundo w'imodoka bitewe n'uko imodoka zishaka guhindura ibyerekezo, yaba ari iziva mu mujyi zishaka gukomeza zijya ku Gisozi, yaba ari iziva ku Gisozi zishaka gukata ngo zijye Kacyiru, cyangwa se iziva za Gacuriro na za no mu Gakinjiro zishaka guhindura ibyerekezo bitewe n'aho zigana. Hose usanga habaye ambutiyaje kugira ngo abashoferi cyangwa se abayobozi b'ibinyabiziga bahana umwanya kugira ngo ukata cyangwa se uhindura icyerekezo abashe guca, ukabona ni ibintu bigoranye cyangwa se bikunze kuba ingorabahizi bitewe n'uko abantu baba batahana umwanya cyangwa se ngo bafashanye kugira ngo bahindure ibyerekezo. Mbere ko iyi mihanda irimo urujya n'uruza rw'imodoka nyinshi cyane, ikaba bitewe n'ibihakorerwa. Tuzi hano mu Gakinjiro ko ariho icyo gice kinini kibamo ibikoresho cyangwa se gikorerwamo byinshi mu by'ubwubatsi, iby'ububaji bitandukanye bikenerwa hano muri Kigali, ndetse tuzi kuri Yerika hano ku Gisozi hariyo ibice bitandukanye, yaba ari Yerika, yaba ari urwibutso n'ibindi bigo bitandukanye cyangwa se n'ibindi bikorwa byinshi bikorerwa hanga, bituma hajya urujya n'uruza rutandukanye rw'abantu batandukanye. Ariyo mpamvu rero hano hantu hakwiye kwitabwa cyangwa se ari ahantu hatekerejwe, hakaba harateganyijwe kubakwa umuhanda wo mu kirere cyangwa se ikiraro cyo hejuru, umuhanda wo hejuru bizwi nka flyover ifite uburebure bwa metero 540. Flyover ifite ibisate 4, ariko ya mihanda ituruka ku Gisozi ndetse n'ituruka aho mu Gakinjiro ikabiza ifite uburyo ishobora no kuba yaca munsi y'ikiraro kugira ngo ibashe guhindura ibyerekezo mu buryo bworoshye. Ndetse n'indi mihanda isigaye yo hasi izafite nayo lane ebyiri ibumoso n'indi lane ebyiri iburyo, kandi nayo ikazaba ifitemo cya gice cya BBR cyangwa se cyahariwe bisi mu buryo bwo koroshya urujya n'uruza rw'abantu bakoresha ibi bice cyangwa se ibyerekezo by'aha ku Gisozi ndetse n'ino mihanda yindi ishamikiyeho. Ibikorwa bikazatwara asaga miliyoni 14.3 by'amadolari. Ku mwanya wa gatandatu turahasanga igice cyangwa se amasangano ya Kimironko hitiriwe Kibagabaga. Abagenda iki gice cya Kimironko bazi ambutiyaje ikunze kuhaba amasaha yose, niko hasanga ambutiyaje bitewe n'ibyerekezo cyangwa se imihanda yose biza mu muhanda usanzwe twakwita kariho munini, ariko n'ubundi wabaye muto bitewe n'imodoka cyangwa se abagenda muri ibi bice bya Kimironko. Ubucuruzi bukomeye kandi akaba n'ibikorwa bitandukanye bihakorerwa, ndetse kandi akabashamikiyeho n'imihanda yirusukira muri uwo muhanda kandi ifite nayo traffic cyangwa se ifite urujya n'uruza ruri hejuru. Abakoze inyigo rero y'umushinga batanze uburyo bubiri cyangwa se inzira ebyiri ishobora gukemura iki kibazo, aho uburyo bwa mbere batanze inama y'uko hakuba ku muhanda uva kuri Kiye cyangwa se ahahoze Kiye ugana ahahoze BPR ya Kimironko, bakagira ibisate 4 dore ko hasanzwe ibisate 2, ariko nk'ibyo bisate 4 nta bisi zizacamo, aho izo bisi zigomba kubakirwa umuhanda wazo ugomba kuva hano ahahoze Kiye ugahura ndetse n'uno muhanda uva mu Giporoso hano ku muhanda w'amabuye, uno muhanda mushyashya bashyizemo aho ngaho naho hakongerwa, yaba ari kuno muhanda uva kuri Kiye uza ukagwa muri uno uva mu Giporoso wa Kaga 153 Street, hose akagira ibisate 4. None muri bya bisate 4 hakaba harimo 2 cyangwa se 2 bya bisi, ikigenda n'ikigaruka. Ubwo buryo bwa mbere bukaba byatekerejwe ko bwatwara miliyoni 2.5 by'amadolari y'Amerika. Ugiye uburyo bwa kabiri bwo habaho kwagura wa muhanda n'ubundi twavuze uva kuri ahahoze Kiye ugana kuri uno muhanda umanuka kujya Kibagabaga wa Kaga 11, n'ubundi kagira ibisate 4. None hakaba no gutunganya imihanda yo munsi yahoze Roprenta Hotel, ariyo ya Kaga 179 Street na Kaga 199 Street, hose akatunganywa ku buryo imodoka none zajya zicayo. Ibi byo bikaba byatwara cyangwa se uburyo bwatwara asaga miliyoni 4.6 by'amadolari. Ku mwanya wa karindwi twashyize amasangano ya Nyabugogo. Anga Nyabugogo nk'ahantu hahurira abantu benshi batandukanye baturutse mu bice bitandukanye, byaba ari ibyo mu gihugu hagati bavuye mu ntara hirya no hino ndetse no mu mujyi wa Kigali nyirizina, ndetse n'abavuye mu mahanga hirya no hino, niko hose cyangwa se abantu bose baba bahuriye bateraniye hano Nyabugogo, yaba ari ibinyabiziga yaba ari abantu bagenda n'amaguru yabo, niko abo bose cyangwa se byose bitera umuvundo hano Nyabugogo. Hakeneye ibisubizo bitandukanye byo gutuma uno muvundo cyangwa se ambutiyaje kunze kuboneka hano Nyabugogo idateza ibibazo cyangwa se kuba genda ahantu.
mu bisubizo byo gukemura ibibazo byose bigaragara ahantu nk'uko mubizi cyangwa se nk'uko twabibabwiye ni uko hari gukorwa inyigo yo gutunganya ino gare ya Nyabugogo nka gare mpuzamahanga, hakaba hari gukorwa inyigo yo gutunganya cyangwa se yo kuvugurura ino gare, bityo rero hakazajyanishwa ndetse no gukora mu mihanda, mu masangano, kugira ngo abagenda ahantu cyangwa se abakoresha imihanda yegereye iki gice cyangwa se igenda muri iki gice nabo boroherezwe. Ariho abakoze iyi nyigo nk'uko turi kubivuga hari icyo bapropoje cyangwa se hari nk'igisubizo batanze cy'uko hakorwa cyangwa se hakubakwa umuhanda wo hejuru flyover ifasha abava cyangwa se abagenda kuri Poiru kuno muhanda wo hepfo ya gare cyangwa se uno uri hagati y'igishanga na gare. Uno muhanda ukaba hashyirwaho umuhanda wo hejuru uvuye kuri no Poiru ujya ukagenda ugahuzana cyangwa se ugahura na Nova ku giti cy'inyoni direct, ku buryo ababa bashaka kuva Poiru bajya ku Kinyoni cyangwa se abashaka kuva ku Kinyoni bajya Poiru bahita bakomeza mu muhanda wo hejuru baciye hejuru batiriwe bajya mu Kavu cyangwa se batajya guteza ambutiyaje mu yindi mihanda yo hasi. Iyi flyover ikaba yagira metero 400 z'uburebure ndetse ikagira n'ibisate 4 cyangwa se lane 4 mu byerekezo bitandukanye. Twibutse ko ibi twababwiye cyangwa se ikigereranyo twababwiye twabahaye ni inyigo yakozwe na company y'Abayapani yitwa Nippon Koi. Twabikuye muri raporo bakoze yasohotse mu kwa karindwi muri 2024 aho bari bahawe akazi na leta y'u Rwanda ifatanyije na Banki Nyafurika itsura amajyambere, aho bari babahaye akazi ko gutegura cyangwa se gukora inyigo yo kwiga ku mushinga wo kugabanya cyangwa se wo gutunganya imigendekere cyangwa se korohereza ingendo zo muri Kigali yaba ari mu masangano kunze kuba amapoint abamo za ambutiyaje kugira ngo bashakire ibisubizo bitandukanye. Izi rero ni inama cyangwa se ni ibyo bitekerezo batanze byakorwa kugira ngo ingendo zoroherezwe cyangwa se zibe zanuga mu buryo abatuye mu cyangwa se bagenda mu mujyi babasha koroherwa. Gusa nk'uko umuyobozi w'umujyi wa Kigali yabivuze mu gihe kitarambiranye dushobora kubona hari byatangiye gushyirwa mu bikorwa, hari ibikorwa bimwe na bimwe byatangiye gukorwa kugira ngo umujyi wa Kigali ukomeze kugira isura idasanzwe cyangwa se isura igezweho, yaba ari mu buryo abawutuye boroherwa n'ingendo, yaba ari mu buryo abawutuye bawishimira bitewe n'ibikorwa remezo bigenda bishyirwamo cyangwa se bizashyirwamo bitewe n'ibyo byose twagiye tuvuga, kubishaka ari ibintu byiza kandi ari ibikorwa bigezweho bijyanye n'iterambere igihugu kigezeho. Gusa harashobora kukwibaza ati se ko tutavuze kuri za modoka cyangwa se kuri twa imodoka tugendera ku migozi cyangwa se cable cars muri izi nyigo nta yari irimo nta umushinga nta wari urimo, ariko ntitwakwirengagiza ko uwo mushinga n'ubundi umujyi wa Kigali ufite nubwo tutazi igihe uzashyirwa mu bikorwa, gusa uwo mushinga nawo urahari kandi nawo n'umwe mu mishinga itezweho kuba yakoroshya urujya n'uruza cyangwa se hari byinshi yakemura muri transport yo mu mujyi wa Kigali. Bakunzi ba Disentensi tuzakomeza kubaha updates zitandukanye nk'ibisanzwe ko twabyiyemeje, tubaha amakuru atandukanye ajyanye n'imishinga minini. Bityo tugusaba ukanda subscribe niba utari wayikanda kugira ngo twigumanire, kandi bagire gukanda like kuri ino video ndetse na share ntacyo bitwaye. Naho ubundi amakuru cyangwa se update nakagaruka. Bye bye, ciao ciao.